Ego namaze kumenyera akazi ka hano mu rugo. Imana maze kumenyera nuko muri abantu hano mu rugo atari myinshi rubona sinari naravunitse. Nta kibazo turaza turafashanya. Nari naravunitse Mana. Nanjye nzababera umwana mwiza. Imirimo ya hano yanjye mama wawe yaracururutse komana. Nibwiye ngo ndakibazo. Oya runo rugo nubwo abakirisitu. Mama ndakibazo. Ngo kandi n'ibigori Imana igere. Ubona ko ndakibazo nako tuzabihungura uzamfasha tubihungure. Nta kibazo rwose mumfate nk'umwana mu rugo mbere kibazo ndikubagende ko nashoboye n'akazi. Nta kibazo rwose ku kazi ndashoboye. Anje kureba ko mu gikoni maze tujye. Komeza ubu gira hino harakonja kuvugisha tebuka Nise amakuru ega nubundi usanga ni bwiza umuntu akurebye akareba n'inyuma umuntu abona ari umwana mwiza tu nibyo none hari akantu nshaka kugira ngo tuzaganire ariko nyine tukaganira twajanye ahantu nyine hari ikibazo se nawe se nawe nta kibazo se nta kazi bari ushaka kunshakira oya arakashaka ntabwo ari ngo kwiyumvite nkubwira ubu ngubu nyine umunsi tuzatwajanye ahantu nzakubwira ariko nta kibazo kirimo ahantu hameze ute bisa ntabwo utera ikibazo turamutse tujanye rega wiho ndakubaha uri databuja none najana nawe hehe bari kumwe na Fifi singona kujana nanje rese ntibyagutera rega turamenya ko umuntu mukuru icyo ukimenya ndabyumva ndi mukuru ndabizi ariko si ngombwa kugira ngo akantu kose tuvuganye tukavugana uri kumwe na Fifi kunumva ateke nta kibazo kirimo nta kibazo kirimo wamuhisha iki Fifi ari imfura yawe nta kibazo kirimo ariko icyo wambwira utabwira Fifi ni iki kirahari rwose ahubwo nyemerera ntabwo umunsi tuzaja no hantu nzakubwire ikintu kuri umukuru w'itorero si kuri umukirisitu nta kibazo nibyo usanga ukomeza akazi murakoze akarabo karamefiye makuru se neza ariko urabona umva nta kintu na kimwe uzankenera ngo kibure cyuze umva ukeneye cyose ujumbwira nta kibazo ko mfite umusore untereta buriya namuhemukira umusore utari umusaza nkawe ngo mbwira umusore w'umujene nkanje se ni umujene pe ni ukuri ko nanjye ndi umusaza w'umujene akarabo karame dukomeze hirya ariko nizere ko ibintu bigenda neza nta kibazo ndagenda ndamenyera gake gake uyu mujyi wanzanyemo rero waranshanze ubundi iwacu ni Budorogo mu Budorogo ibi byose ntabyo mbona ahantu warigeze kugera hakure n'ingahe ahantu nageze hakure
bahita ku Nkama. Aho niho nzi ku Nkama. Ku Nkama. Ku Nkama ni mu kahe karere? Mu karere ka Rubavu. Yewe ntacyo ariko urabona ko uyu munsi kuba nagutembereje winashaka kwereka umujyi. Uyu mujyi turimo ko hari musaza wanjye baje gushaka ahari nzamubonamo nk'uyu mujyi. Musaza wawe? Hari musaza wanjye, hari umushinga waje gushaka abana b'abahungu bagira amanota meza, nawe agenda mw'abo bahungu. Hari nk'uyu mujyi nzamubona. Nurye musaza wawe se? Umwe mperuka banzariga muri primaire mu mwaka wa 3. Ni umwana muto, yagiye ari umwana muto cyane. Nibyo? Abazungu baje gushaka abana b'abahungu batoranya abana 3 mu murenge wacu. Yes. Musaza wanjye rero yasaga na papa cyane. Karagangukeza kakayobe. Besi uzikwerajya gusa n'abakobwa. Byose? Simuri make rasa nawe. Umva ni mwiza ndabigutuye. Nibyo. Nukuri. Ako kandi. Ariko nzamubona buriya. Ibyiza uzambwira uzamumbe. Mu byiza uzankorera uzamunyereke. Akarabo. Icyo uzagishobora? Urari ikintu ngiye gusezeranira. Mu bushobozi mfite ndakurikirana mu makuru. Yanze ko nzamenya amakuru y'ahandi aherereye. Nzakubwira. Nanjye rero numunyereka. Icyo uzambwira cyose. Ninjye nawe. Nibyo. Akunda kagushimiye. Nawe urakoze. Nakarabo. Rakantu keze ngiye kuguhemba. Igira hino kaje. Karabo. Rero n'ubwa mbere wagera hano ngaha. Udorogo. Rero nifuza kugira ngo nkwereke umujyi. Ariko ukorera nta kibazo kirimo. Yigishije mate nafati bose. Ngiye kubireba bana. Irasomo yagisha umwana ataka iwacu. None udora umuporofe nakunzira kampera. Umuporofe yigishije fiziki. Yaje ndafati no umuporofe ni danje. Nanjye nabyo. Amasomo yose ndasoma na rimwe numvise. Kubera iki? Abyeje byo shafufite hari akandi kazo none nabona gusa ustaneze neza. Genda kibazo mbi. Tugende tubone igihe tuzagarukira ku makuru. Ako nagora mu ishuri. Nubundi waje Fifi. urabona musaza n'uriya mukobwa bakoranye kweli. Ntabwo bakwibanye, uriya ni umusaza cyane. Ntabitekereje kweli.
Bemwe amakuru yawe wahota Mwezi w'akarere Papa simbyumva ibintu byose urimo hano nta mukobwa ntabwo simbyumva papa simbyumva ibintu byose urimo hano nta mukobwa simbyumva papa koko reba oya papa simbyumva reba ukuntu oya papa ntunyumvishe oya ndikubwira ariko ndababonye muri hamwe nyine mukobwa umva nyine ndeka amatwi n'amatwi uriya mukobwa nyine urabona ko uriya mukobwa yaje hano yaje mu rugo iwacu kubera ikibazo uhorera none se ari ukubwiye ngo twaserukanye kandi njye nababonye uri no kumusoma none harya simbona urungano rwawe abakeneye udutelefone tumwe bita smartphone kimwe nk'iyanje mbese nkugura telefone iki hari ikibazo oya ungurira telefone ariko ukabigira ibanga ungurira telefone papa nakugirira ibanga ariko wakoshereje mama nyine kandi nanjye wakoshereje ese ubundi urukumva ikibazo cyari ikihe njye no kwambereza telefone ndabina iyi yanje mbese ngwaye amasezerano oya ndamasezerano njya uraho nemera yuko uzabimbereza ubu mbaye yino yawe none si mama wamubwira ngo telefone rwaye mu buhe buryo none papa ko nabonye umukobwa yifasheho uri no kumuhobera hari nababonye uri no kumuterura nutayimba ndanabivuga erega naho niba atari ngibyo ningara mu Rwanda bibwira mama ufite telefone ukeneye ni telefone njya telefone ukeneye maze rero harya uyu munsi turi kuwa kangahe umunsi turi kuwa gatatu kuwa mbere nzaguha telefone nkiye kandi nshaje iyo ndabona ko ngende nje kubwira mama ni utambaye telefone kandi byose nje kubivuga